ni radio ijwi rya rubanda. Ubuhamya bwa Bwana Abdallah Kishuri, umututsi wagiye gufasha FPR Inkotanyi ku rugamba, akaba yariboneye ubwe ubugome ndengakamere bw'Inkotanyi yakoreraga n'ingengabitekerezo yo kubiba urupfu zagendeyeho kuva zabaho kugeza ubu. Iki ni igice cya kabiri cy'ubuhamya bwe, aho adusobanurira amahano yakorwaga n'Inkotanyi yiboneye ubw'ibyumba n'indera, aho Inkotanyi zari ku kazi ka buri munsi ko kwica abahutu. Aranatubwira ukuntu Inkotanyi Mutiganda na Rose Kabuye zatanze amabwiriza yo gukaza umurego mu gutsemba abahutu. Ngeze ibyumba aratwicaje dubarike mu nama bati waradushinzwe n'umugabo witwaga kapiteni Karera Deni wari uzi kuzina rya Rukokoma, ubu numva yabaye komiseri muri polisi, niwe nyiri Kawosh abaheruka Kigali, akaba yarashinzwe coordination mu bikorwa urebye navuga bya politiki no kuvuga nyine ibikorwa byegereye impunzi cyane. Ariko muri iyo coordination yarashinzwe nanone akaba ari na wari ukuriye no kuvuga ngo uko bigenda sinzi uburyo bavuga ngo in charge ni kuvuga ngo ni umuntu mukuru ufite competence zo kuyobora utuntu twose udushami twose twabo tw'icyama ashaka kuvuga ngo ishami rya politike cyangwa se twabo twa gisirikare. Bivuga ngo twebwe abakaza twabarirwaga muri politike mu by'ukuri ni wari udushinzwe aho, noneho hakaba irindi shami rishinzwe bya gisirikare ariko giperereza DMI akaba ari nawe nanone bahagaho report, noneho report nawe akageza kuba mukurura raporo mbare kubivangavanga akayigeza kuba mukuriye bakurikije icyo bashinzwe. Icyo gihe wari ushinzwe nyango DMI no bari Dani Munyuza aho ngaho muri icyo gice bikazamuka bikagera ku bandi bayobozi wenda bitari ngombwa ko umuntu avuga muzi. Icyo nshaka kuvuga aha ngaha rero ni uko ubwo twe twahise duhabwa inshingano nyine zo kwakira impunzi no kuzifasha, ariko aba bitwaga DMI bo ikintu bari bashinzwe ni ugutunda abantu. Ibyo ni ibintu nabonye mu buhamya, ntabwo ari ibintu nabwiwe cyangwa n'imashina, ni ugutunda abantu bajya kubica. Nuko kubica rero mu by'ukuri hari tukihanahagera twari tuzi ko ngo wenda ngo abantu bitwa interahamwe bazafatwa bagashyirwa ahantu noneho leta amara kujyaho bagacirwa imanza. Ntabwo ari byo nabonye. Icyo nabonye ni uko abantu batundwaga bakajya kwicwa. Ikindi kinababaje ni uko n'abo bantu bitwaga DMI mu by'ukuri yari structure itari bien organize mu buryo bwo kuvuga ngo hari controle, wenda aho bavuga ngo mwikora ibi mwigira gutya murobanure wenda mushishoze. Oya, buri wese yabahaye iryo zina rya DMI, yaba umwana winje igisirikare uyu munsi bakamubwira bati genda ukora n'abari aba DMI, ubwo nawe itaga yigira icyo twita kaganga, bagatangira bakica abantu. Abicwaga n'abahutu aho ngaho mu mujyi wa Byumba. Ariko mu by'ukuri tugiye mpagera icyo gihe navuga ko iyicwa ry'abantu muri Byumba ryaragabanutse ndetse bari barabarangije, kuvuga ngo bari barabarangije, ahubwo hasigaye iyicwa ibyo bita kuyungurira mu nzira. Abantu baturukaga za Kigali bahunze bari bafite ahantu bagendaga banyura biturutse kubo bahunze baturuka. Hari abashyikiraga mu nzu yitwa Nzirorera bari ministre, kugira ngo ugomba ngo warenze kwa Nzirorera yarazaga akagera Ikabuye, wajya Imana warenga Ikabuye ukagenda noneho wajya ahantu hanyuma n'ahantu hitwaga hari nibuka izina ryaho, ariko hari mu mayira abiri, imwe ijya ahantu hitwa Rutare indi ikomeza mu mujyi wa Byumba ni Rukomo. Ubwo rero aho Rukomo waharengaga aturutse muri iyo nzira mbabwiye kwa Nzirorera, no kuvuga ngo yabagaho ajya kubyumba kabaho. Wajyaga i Rutare, abonzi bagiye Rutare nta numwe wabaye, nta numwe wigeze ubaho. I Rutare hakorwaga n'umugabo wari Lieutenant witwaga Mutiganda Francis, ubu numva amaze kuba amaze kuba colonel ya gisirikare, akaba ya gisirikare. Mutiganda Francis rero bategekaga Rutare, amaze kurangiza abantu, amaze kubica abarangije, ubwo kuvuga ngo akazi karangiye niko byitwaga.
yakorodonaga Rutare agakorodona n'ahitwa Kisaro ni ahantu warebaga ni inkambi warebaga hakurya uhagaze mu mujyi wa Byumba hitwa Buhambe. Ubwo rero ni ukuvuga ngo uwishe Rutare yica na Kisaro ni Mutiganda Francis. Ubwo rero arangije akazi kaho ngaho Mutiganda Francis yahindura imirimo yo bita guhabwa deployment ishya ajya hitwa Indera mu bantu bagiye Indera nanjye twarajyanye. Ndetse ndibuka ko nanatorotse barampiga bati kuki yatorotse agomba kuza turajyana. Tugeze Indera twasinze detachement iyo ngo twashinze detachement nuko ntari buraba ariko sigiye wari ubishinzwe ari umukada atagira uvuga ati yaranabyiyemereye. Hashinzwe detachement militaire yari ifite abantu batarenga 20 b'abasirikare n'abakada nabo nka 20. Aho hantu Indera hashyikiraga impunzi zavaga mu Rubirizi, zavaga ku Irebero n'izavaga kuri Stade Amahoro no ku Kabeza no mu nkengero hitwa Igasogi icyo gihe hari reputation ngo nahantu b'intera hamwe ngo bakweza Agasogi bo n'abintera mu zasize bakisanga bari hagati bakazanwa Indera hariya kuri Karayesi. Kuri Karayesi rero nkihagera ibyo nahaboneye ubwo ndashaka kuvuga ku bandi rw'abatutsi ni intera gahinda hasanze ababikira baryamye ku buriri barapfuye baragikorera ibyamfura mbi barabuze uburofa agataka. Muri Karayesi ubwaho twasanze abasazi batarenga 5 wahagera babona batakuzi bakavuga ngo bamenye impamvu ko turi abasazi. Ribuka umuryango wa Nteye Agahinda ni umuryango nahasanze ubwo ndavuga ngo n'umuryango wishwe n'intera hamwe ni umuryango nahasanze w'abantu warigizwe n'abantu 8. Umwana yarapfire mu ibere rya nyina arapfuye n'umwana yarapfire mu ibere rya nyina. Ubwo no turatangira nyine dushaka kubyo dushyingura abo bantu mu buryo nyine bwangushye. Ubwo rero mu by'ukuri aho ngaho Indera mu makambi nibwo naje kubona realite noneho irenze iyo nabonye Ibyumba kuko ibyo Ibyumba hari ibyo nabonaga ariko nabonaga bike ibindi nkabibwirwa ariko Indera noneho nibwo nabonye ibindi bintu ntatekerezaga ko ashobora kubona. Hahise hashyirwaho nanone abantu bitwa DMI. Mu by'ukuri DMI ntabwo ari abantu bavuga ngo ni abantu ngo batojwe wenda ikintu nakwita ku ruhande rw'amategeko justice ngo bamenye ngo bazajya baca oya. Ni abantu bagabaga ari aho ari abaspecialiste mu kwica nta kriteri bahabwaga ahubwo hari ukugabanya umubare. Iyi ngiye kubabwira ntabwo ngiye nkabya ngira ngo hari abantu benshi hano banzi batamenye muri ibi banzi ntabwo ngira bikabyo nta nubwo nkimba. Mu by'ukuri ndibuka umunsi umwe Mutiganda akoranyije inama abwira abasirikare ba DMI ngo ntabwo muri gukora akazi. Undi arababwira ngo nyamara ngo turakora ngo nuko turi bakeya. Arangije aravuga ati nanjye n'amabwiriza ari kuva hejuru ntabwo ari ngewe. Hashize iminsi itarenze 2 Roza Kabuye yaraje ngo kubera ko abo bahungu batakoraga akazi araza arababwira ngo namenye yuko mudashaka gukora mudashaka gukora ngo muryame tubakora ngo tubafanye mudashaka gufanya muryame tubafanye. Roza Kabuye icyo gihe abahungu ntibongeye kuryama amanywa nijoro. Wahuraga n'umuntu ku manywa ugasanga bakunda kwambara ishati ugasanga hano n'amaraso gusa muri ibi n'ibiki tutandagurira nabuze umwanya wo kubikuramo. Urumva ibyo bintu rero ariko ubwo hagati aho mu kubona izo témoignages zose nagiye mbona nkibuka ibyo nabajijwe ndi ku myitozo nkibuka ko kugeza kuri uwo munsi nari ntarabona data kandi abakada bose baragaragaye. Umutima wanjye aramubwira ati da Yesu yarapfuye nkukije ibyo nabajijwe nuko ntamubonye wenyine ariko mburagihamye. 1994 intambara irangiye ni ukuvuga ngo ngire yarazinoswe ariko ni ikibazo gikomeye kuko ndibuka nsaba no guhungira mu Faransa barakimbajije abadara ariko nakabija madamu Rose Kabuye bari kumwita mu kibuko aza akababwira mu gihe bari gukora yagira mu bintu bibiri
bicaga bande bicaga abahutu nose bicaga abantu urumva noneho ahubwo utumye niba gikona ringe intambara yanjye muri 1994 yari yazinutswe kuko umutima wanjye ambwira ko data yapfuye ariko ntarabona gihamya ntarabona umuntu w'impamirira bituma intambara irangiye ngiye nshaka uburyo nitandukanya na FPR ariko ntasezeye ko gusezera nabyo ntabwo byari byoroshye ngira ngo murabizi abavuye mu Rwanda vuba nibwo betimara gushyiraho guverinoma agenda yise ntaha nitandukanya na FPR ariko ntavuze ko nsezeye ndetse ndibuka ko hari umugabo umwe witwa Munyafrank ubu yakoraga muri douane ubu ngubu numva ko muri National Tender Board icyo gihe yari umukuru w'abakada yarampamagaje ambwira ko kutaboneka ndamubwira nti yewe abantu ngomba kwitaho b'imfubyi kuko deja bari umuntu abanye nasize bari bamaze kubakoramo data nari ntakimubona umugore wanjye naramusize afite umwana umwe ngarutse nsanga we bavutse ari abana batatu b'abakobwa n'umuhungu umwe nsanga igihe bahigaga abatutsi bwo isere yavuye mu rugendo kuvuga ngo indege Habyarimana yaguye vuba mu rugendo noneho musaza we arihisha ise bamwica musaza we yagiye kwihisha biba ngombwa ko abakobwa bari mu gusiramo nta mukobwa ushyingura nibo bishyinguriye umurambo wa se ari batatu kandi bari bato umugore wanjye wari mukuru icyo gihe yari afite imyaka ngira ngo 22 abandi bari umuntu abe bari batoya noneho ikintu cyaje kubabaza ndetse rimwe na rimwe gishobora kubabaza umuntu nuko bamwe mu baturanyi babanaga neza baje bo bakagira ngo baje kubayagira bakajya bahagarara ko umurambo wose bawukuye kuri bariyeri ko bamuciye kuri bariyeri noneho bawuzana mu nzu noneho abaturanyi baraza ngo ntabwo nari nzi ko sori inyenzi vraiment yaravuye muri Kenya hejuru y'umurambo nta bana urumva ko umukuru afite ndeza mpfise umukobwa nta muntu n'umwe noneho bacukura inyuma y'urugo bakora ibyo bashoboye kiba kubw'amahirwe mu minsi mikeya nabo kubw'amahirwe yabo inkotanyi zabashe kuhagera zirabarokora zibajyana ku irebero bityo tuza guhura zabyumva ubwo rero kimwe mu byatumye wenda ningira urwitwazo ngo mvuyemo nabekaga nti dore mbaye imfubyi na barumuna banjye umugore wanjye nabaye imfubyi ne mukuru wabo ubu nta kundi nyine ntabwo nabasha kuzanyikana bati umukuru ko ntabwo ari imfubyi wenyine hari abantu benshi babuze n'ubuzima ku rugamba n'izindi imfubyi hamwe hora cyo kora ntabwo byigeze bigira buremere bisa n'ibishiraho ni kubereza ubuzima bwanjye bisanzwe. Icyo cyari igice cya kabiri cy'ubuhamya bwa Bwana Abdallah Akishuri ku bugome ndengakamere bwa FPR Inkotanyi yabayemo. Biracyaza. Iyi ni radio Ijwi rya Rubanda.